gusa icyo mbona cyakorwa hashyirwaho ubukangurambaga kandi hagashyirwaho wenda n'ikigo cyajya gihuriza urubyiruko hamwe wa mwanya tujya kwishora muri ibyo bintu hagashyirwaho wenda nk'amahugurwa yajya nyine ashingiye ku bintu bikurura urubyiruko cyane ushaka kahe ako ushaka byibuza nk'amasegonda 6 n'amasegonda 3 ane kuzina kutenye bega nk'ibyo Yego Talent Rwanda yakoze tukabisapotinga kuko bituma tutagira umwanya wo kujya nyine gutekereza kuri ibyo bintu. Warakoze cyane ako kantu dushaka oya kandi nyine ari cyo kintu tubwire nta kibazo. Ndabyibuka mama na papa bari bafite date. Bari bafite date? Noneho cyane kuko mama yari yayishatse bonye papa yanze kuyima ndayihisha nyine igikapu yari kwijyanamo nshyiramo ibindi bitari yo yari kujyana ndangije papa agiye kuyimuheza nyine asanga ibyo nashyizemo baratashye ndakubira okay nagiye imbere ngiye gusubiza ikibazo mwarimu yarambajije ariko nyine ntabwo nari nakurikiye isomo rye neza noneho ngeze imbere aho gusubiza ibyo bambajije ntangira kuvuga ibyo batambajije. Yari Yego Talent Rwanda igamije kuzamura impano z'urubyiruko twari turi kumwe n'umujene ukiri muto fashion ukeneye kuba yazamura impano ye mu buryo butandukanye yagiye babwira ibyo yagiye akunda cyangwa se ibyo yifuza kugeraho. Niba rero ukunda kuzamura impano shyigikira aba bajene bafite inzozi zabo bifuza kugeraho udukurikirana no kutubwira muri comment tukatubwira ese wamubonye ute. Niba hari icyo wifuza gufasha nabo bakuze ko bakorera muri Fashion bakorera mu kigo cy'urubyiruko cy'akarere ka Gasabo ushobora kubasura cyangwa se ukubandikira kuri social media zabo ubundi ukaba wabafasha. Nizere ko mutari kugenda mudakora subscribe ndetse kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye nk'uko nabibabwiye dutangiye dutegura ibitaramo 4 mu mwaka mu kwezi kwa 5 mu kwa 8 mu kwa 10 no mu kwa 12.